none akantu ngiye kukubwira papa, ndareba ngira ngo nturashaka, sibyo? Nturashaka. Wenda hari abantu mujya muvugana ariko bitarajya ku murongo neza. Nujya gushaka uzasenga Imana, nuba umunyamugisha cyane, uzashaka umugore umeze nka Kibaso. Aho uzaba ubaye umunyamugisha. Ariko na Bibiliya bivuga neza ngo ubonye umugore wagize ngo ubonye umugore mwiza ngo wabonye mwiza ngo wabonye iki? Ikintu cyiza cy'agaciro. Shotse bavandimwe, ubu byo kuvuga ngo nzamusengera akizwe, ngo urabona ngo ni bogari, ariko ngo nta kibazo nzamusengera akizwe. Hari n'abavuga ngo ajyanwa n'ukuri ngo ariko ngo si umusinzi, ngo ntago umusinzi cyane, ngo si umusinzi ngo nzamusengera ahinduke. Mabwira ikintu kimwe, ya sura atakwereka muri kumwe azayekwereka mwabanye. Ikintu cyiza rero, inama nziza y'ubuntu abagira ahanga mu materaniro, murebe mu materaniro, murebe mu rusengero. Nakunze ko mwese muri abajene, yantereteye ahantu rwose nzi ko mwese mutakwemera kujya muri bisi y'imodoka, kandi apana nk'ubu nabaye kibaju, ndabyibuha kera naraga kuba kari smart keza kananutse katabyibushe, ntanda nagiraga. None abantu banyibeshagaho, nagiraga akamodoka ka mama wanjye. Help me welcome, ladies and gentlemen, abantu bakomeye, abantu basizwe dukunda cyane. Ntago tuzi uburyo twabavuga. Muri umugisha kuri iki gihugu, muri umugisha kuri twese, muri umugisha kuba bareba n'abatabareba, muri umugisha kuri iyi si, muri umugisha ku bana banyu, muri umugisha kuba bakunda mutabazi. Ladies and gentlemen, with a loud shout, help me welcome, help me welcome, munyemerere nakire. Woo! Woo! Ntago mbabona muhagurutse, muhaguruke tubakire, ni abantu bakomeye. Hey! Woo! Munyemerere nakire Pastor Ben and Chance. Woo! Izina ryawe ryonyine ryo rishyirwa hejuru, izina risumba andi mazina yose, Haleluya, haleluya. izina rimwe gusa duhererwamo gukira, izina risumba andi mazina yose tuzi, izina riduha gukira ibyaha, Yego. izina ritanga ubugingo, Hallelujah. izina ritanga ihumure, Yego. izina rizana umunezero mu mutima ubabaye, izina ritanga imbaraga umuntu yashize imbaraga, izina rihumuriza, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Byiringiro byanjye ni wowe, mugabane
ugushikamijeho umutima ugushikamijeho umutima ibirenge bye ntibizanyeganyiza kuko utaduhinduka zakurwaho iwowe nziringira urusaku no guhorera kw'amazi kutigita kw'isi yacu dutuyemo amahema byose niyazamera ubuturo bw'iteka ugushikamijeho haleluya umutima hazaba amahoro shima Yesu twongera dusubira muri ayo magambo ugushikamijeho umutima ugushikamijeho
turirimbane n'iteraniro ugushikamije umutima wenshi bane baha umugisha mwinshi haleluya ushikamiza umutima ku Mana azaba amahoro umutima we uzuzura amahoro ibihe byose haleluya ndetse n'ibirenge bye ntabwo bizasitara inkuru y'umwagazi w'intama watambwe ku bwacu inkuru nziza y'umunezero niyo mwagazi w'intama watambwe ni ukuraho isoni z'ibyaha n'umuvumo wabanywe n'amategeko nubwo yari Imana yahindutse umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure Yesu yankuyeho izina rya kera Hallelujah. amirindirisha ryuwejejwe n'amaraso igiciro c'amaraso ye camenuye umwana ukundwa n'Uwiteka Yesu yankuyeho izina rya kera amirindirisha ryuwejejwe n'amaraso igiciro c'amaraso ye haleluya camenuye umwana ukundwa n'Uwiteka Yesu yankuyeho Yesu yankuyeho izina rya kera izina rya kera yampaye irindi zina risha wejejwe n'amaraso igiciro c'amaraso ya Yesu campinduye umwana ukundwa n'Uwiteka nubwo yari Imana yahindutse umuntu umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu yahindutse umuntu umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nubwo yari Imana nubwo yari Imana yahindutse umuntu umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure nta
karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije nta rukundo ruruta ko yashenjaguwe ku bwanjye nta gakiza karuta ko Yesu yankijije ndaririmba kuzuka Yesu impamvu yo kwizera Yesu mucunguzi iwe ntara ya Yuda ndaririmba kuzuka kwa Yesu impamvu yo kwizera kwanjye nabyutse mu gitondo narwaye ivi ndavuga uyu munsi kabisa ndifata bihagije ujya ugera kuri podium wakwishinga umunezero ugahitira mu bitaro Bwana asifiwe haleluya iyi ndirimbo niyo ndirimbo nkunda mu ndirimbo zacu zose mbabwiza ukuri haravuga ngo ndaririmba kuzuka kwe nk'impamvu imwe ikomeye yo kwizera kwacu kwizera kwanjye ngo Yesu umucunguzi ngo niwe ntara ya Yuda ngo niyerekanwa ngo nzasa nawe haleluya zamura amaboko tumuhe icyubahiro mwami zamura amaboko yawe tumuhe icyubahiro ndaririmba kuzuka kwe impamvu yo kwizera Nare ya Yuda ni
hariya kuri Shalom. Hallelujah. Papa, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi wuzuye. Usendere muri wowe wuzure. Ikintu cyuzuye bacita nyine gusendera. Kikuzura, kikarenga, kikatangira kumeneka iruhande. Imana imwuzurize, tumutungaho ibiganza. Wafunguye ikirere, numva ko ubwiza bw'Imana buri ahantu. Numva ko ubwiza bw'Imana. Hallelujah. Akiri byanjye byose Yesu, ibindi byose ntacyo bimaze. Nzi neza ko ibihe byose udashobora guhinduka. Mbega ukuntu ari byiza kumenya umucunguzi, urukundo rwe rwahozeho ibihe byose ntiruhinduka. Abazi ko urukundo rw'Imana rudahinduka tuyikomera akaruru kaje. Watwara ibyanjye byose ariko ukansigira Yesu, niwe byose 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 nkeneye. Ndi kumwe nawe mukiza wanjye, ntacyo nzakena mu bugingo ukuntu ari byiza kumenya
n'umugisha n'umugisha komeye umugisha n'umugisha twagereranya no kumenya Yesu menya Yesu n'umugisha n'umugisha ukomeye ntabwo yaguzwe ntiyaguzwe 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 izahabu oya 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 ntiyaguzwe by'igiciro ntiyaguzwe ntiyaguzwe izahabu ntiyaguzwe by'igiciro ntiyaguzwe izahabu ntiyaguzwe Come on, dance! Music! Hallelujah. Ayo wewe mana we. Mana wewe. Ay. Utambira imana yawe uko bishoboye. Kumenya Yesu.
karuru ako karuru ntigahagije tumwongera arabikwiriye tumwongera arabikwiriye mbega umunezero w'agakiza k'Imana umunezero w'agakiza k'Imana ni mwiza rwose mu mutima w'umuntu mufata amazi njye sinjyanywa amazi ubundi nkunda kunywa amata n'abandi bafata aya ngaya bajya bayaduha nabize nashize mu rusengero nkayasingiriza madamu yanywa abantu bakureba barebe n'ukuntu ujya unywa ngero usomeho gatoya mukomere Imana amashazi kunywa amazi njye byarananiye ntarabeshe ndayanywa nkumva arabishe nibura hari akantu kamwe ariko ndanezerewe yeme Arno Imana iguha umugisha papa Arsene Imana iguha umugisha Mima Zungu Shalom Imana ibaha umugisha mu buzima nanga abantu bacuranga nabi biramvangira nkumva nabuze ikirere ariko umvise abacuranzi bagucurangira papa bameze neza bariho umwuka w'Imana abangaba nabo bariho umwuka w'Imana namwe kandi muriho umwuka w'Imana yewe mukore gatoya ku ndirimbo ikurikiyeho twumve hari ibintu ndimo kumva bizamuka byinshi ushaka tube dutuje cyane Mesiya ukura w'ibyaha by'abari yarabonetse nta gushidikanya yarabonetse Kristo wera w'Imana niwe mwana w'Imana watambwe rimwe gusa rizima shiremo kandi Mesiya ukura w'ibyaha by'abari yarabonetse n'ukuri niwe mwana w'Imana watambwe rimwe kubwa nimwumve icyo akora atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira ukaba wari urimo kurira wakira umunezero ubugingo mu cyimbo cy'urupfu niwe utuma Imana itureba nk'abakiranuka tutabiheshejwe n'imirimo ahubwo tubiheshejwe no kwizera atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira ubugingo mu cyimbo cy'urupfu utuma nkiranuka yeshejwe no kwizera umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe abantu benshi tubyumve tubifili umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe
n'ukuri we abandi baracambaye abandi baracambaye ibigunira bigumiye mu nzu z'imbohe n'ukuri we abandi baracambaye shima Yesu shima Yesu nimumva agahinda baracafite imvune mu mitima yabo ntabwo bigeze bamenya ko twababariwe umwaka twarewemo gukira baracambaye baracambaye ntibarakamenya umwaka twarewemo gukira baracafite imvune mu mitima yabo ntibarakamenya umwaka tubyinira Imana n'amafyeri n'amafyeri gukira icyo wakora cyose kiremewe mu bwami bw'Imana. Twumva amajwi yanyu azamuka agere mu ijuru. Dutuze cyane. Nimwumva kagatera dukunda cyane. Hey! Muri mwe harimo uwo mutazi n'ukuri we. True.
yewe mushobora gucuranga akantu tutarepese aka programme ku mwuka wera w'Imana mucuranga akantu kameze nk'agasirimba kitonze Krizo ndareba nkabona ukiri muto cyane sibyo ugereranyije nanjye haleluya agereranyije nanjye murareba ntakuze nimba ari ibihe bya covid nagiye kubona mbona imvi zije mu bwana niba munyitegereza neza nuko nyine mba nabugabanyije ariko mwabona imvi mu bwana kandi ntabwo ari za mvi bajya bavuga ngo niziki ngo zaje nyine bitewe n'urugero umuntu agezemo. Noneho akantu ngiye kukubwira papa ndareba ngira ngo nturashaka sibyo nturashaka wenda hari abantu mujya muvugana ariko bitarajya ku murongo neza. Nujya gushaka uzasenga Imana nubu umunyamugisha cyane uzashaka umugore umeze nka Kibaso aho uzaba ubaye umunyamugisha cyangwa ushaka umugore umeze nka Tracy. Buriya rero simbabeshe hari igihe bantumira ahantu noneho nabona Kibasumba atari mu bihe byiza nyine byo kuba twajyana nko ku rugero wenda yibarutse ubwo namayeri y'abaririmbyi ubundi mo ndagira ngo tumira kuka tube turuhuka mu gake twari dushize noneho yaba yibarutse bakantumira murabizi abantu bose ntibashobora kumenya nyine ko twibarutse noneho bakadutumira bazi ngo nyine dushobora kuzana twembe nkababwira ariko madame ubu ngubu afite umubebe ntago yabasha kuza ariko nyine mpita nshaka inzira zose motife zose zibaho zituma ntari bugende njyenyine kubera ko ndamusengiye njyenyine nabyica nabizambya ariko iyo turi kumwe papa usenga Imana cyane uzagira umugisha ubona umugore umeze nka Kibasumba cyangwa nka Tracy cyangwa nk'aba bana beza bazi kuririmba. Yewe mufate ya note gatoya mufate ya note ariko na Bibiliya bivuga neza ngo ubonye umugore wagize bivuga ngo ubonye umugore mwiza ngo abonye mwiza ngo abonye iki ikintu cyiza cy'agaciro. Shotse bavandimwe ubu byo kuvuga ngo nzamusengera akizwe ngo urabona ngo ni bogari ariko ngo nta kibazo nzamusengera akizwe. Hari n'abavuga ngo ajyanwa n'ukuri ngo ariko ngo si umusinzi ngo ntabwo ari umusinzi cyane ngo si umusinzi ngo nzamusengera ahinduke. Mabwira ikintu kimwe ya sura atakwereka muri kumwe azayekwereka mwabanye. Ikintu cyiza rero inama nziza y'ubuntu abagira ahangaha mu materaniro murebe mu materaniro murebe mu rusengero nimujya kure rusengero yaba ari abahungu yaba ari abakobwa nimujya kure kashi zizanye umva uhamya uraje. Haleluya turi kumwe muri tayari sasa sinde kubabona neza ntacyo Imana ibagirire neza. Umugabo yaje kuntereta uzajya usiga muzanantereteye mbabwire nakunze ko mwese muri abajene yantereteye ahantu rwose nzi ko mwese mutakwemera kujya
muri bisi imodoka kandi apana nk'ubu nabaye kibaju ndabyibuha kera naraga kuba kari smart keza kananutse katabyushe ntanda nagiraga none abantu banyibeshagaho nagiraga akamodoka ka mama wanje amagira akamodoka akaba ninjye ugatwara nkakatakata umujyi bakavuga ati umukobwa w'umusirimu afite n'amafaranga umusirimu ari hano kandi nawe kari akanje ariko mu mujyi ndi umuntu nyine usa nkaho ngiye meze neza iyo ava mu ntara mu Mutara avayo atameze neza cyane yewe yarabyiwe hano hari harafatanye nawe utazantanga ari meze ishati yambaraga byari bitangaza ariko mubonye mbona Imana yigendera gutya. Haleluya! Mbona Imana yigendera ndavuga nti nubwo nta mafaranga afite nubwo nta cash afite ariko ubanza uyu mugabo utampisha WhatsApp ziwe ubanza uyu mugabo utampisha telefone yiwe ubanza uyu mugabo yampa amahoro mu rugo ubanza uyu mugabo yampa amahoro mu rugo dukora ubukwe nta kazi dufite ariko dufite amahoro mu rugo. Murabyumva neza kuba mpagana nawe kuri podium tukavuga ngo shira ubwoba ririmba himba wasize shira ubwoba shira ubwoba shira ubwoba ririmba himba wasize. Haleluya! Nta kindi nkeneye mu buzima amahoro yose mwese ndafite kandi murakunda sana mukenera murasa n'umukene ibintu biza nyuma ariko mufite amahoro mu rugo mama yego abintu biza nyuma mufite amahoro mu rugo mujye mu rusengero mushake abagore n'abagabo abagabo mu tubare ntago bizavamo nitwe ba mbere kwikina mu dukomera amashi noneho rero turambura ibiganza hari ukuntu niba bishoboka mwanyongeraho kano ka microphone gatoya nka volume hanyuma tuguruke duhimbaza Imana n'imbaraga zacu zose. Twagiye Imana ihimbazwe amarira ya Yohana yabonye igisubizo musubiramo kandi tararara hey amarira ya Yohana twese amarira ya Yohana yabonye igisubizo Yohana yo ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye agahinda yarafite agahinda k'itorero yarafite hari umwami wagakuye niwe Yesu amarira ya Yohana nukuriwe amarira ya Yohana nukuriwe yabonye igisubizo agahinda yarafite agahinda k'itorero yarafite hari umwami wa
umwami wanjye umwami wanjye umwami wanjye idananiye idananiye hey 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 umwami wanjye umwami wanjye twese idananiye 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 abamarayika umwami wanjye umwami Yesu byose narabishoboye umwami wanjye idananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye idananiye abamarayika umwami Yesu byose yarabishoboye yarabishoboye umwami wanjye idananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye imfura z'abana ba Isiraheli imfura z'abana b'Isiraheli zabonye iki zahawe umugabane w'ubuzima ubwo imfura zo muri Egiputa zicwaga ubwo imfura zo muri Egiputa zicwaga abana b'Imana i Gosheni bari amahoro abizera umwana w'Imana ayo ntibazabona itegeko ry'urupfu itegeko ry'ubugingo buhoraho itegeko ry'ubugingo bw'iteka niryo murage wabo dusubiramo imfura z'abana b'Isiraheli imfura z'abana b'Isiraheli zabonye umugabane w'ubuzima zahawe umugabane w'ubuzima twese ubwo imfura zo muri Egiputa ubwo imfura zo muri Egiputa zicwaga abana b'Imana i Gosheni bari amahoro abizera Yesu abizera umwana w'Imana ntibazabona itegeko ry'urupfu ntibazabona itegeko ry'urupfu itegeko ry'ubugingo itegeko ry'ubugingo bw'iteka niryo murage wabo Yohana we reka kurira nshuti yanjye icecekere nshuti we yarelele intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje wicecekere Yohana we icecekere nshuti yanjye icecekere nshuti we reka kurira sigaho intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kuba mukaze nje sinkaze karavanga aho abandi banyuze bagira gute bagapfa niho nanje naciye nkabaho mugasubiremo kandi gato twumve aho abandi baciye bagapfa niho nanje naciye nkabaho hano haririmbe aho abandi baciye bagapfa niho nawe wanyuze ariko wowe ukabaho gw'imfura z'Abisiraheli bo umugabane wabo bwari ubuzima ubugingo buhoraho mu gihe imfura zo muri Egiputa zicwaga abandi barimo bahemburwa bahabwa ubundi buzima. Amen. Hallelujah.
mwivugirize. Hari ahantu Imana yigeze kuvuga niba ngo izahamagaza abantu bayo ngo ikivugirizo. Iyo ni ijambo ry'Imana. Wowe kutarimo kuvugiriza kandi wanyari karangazi. Nako sina karangazi mu gasantre ni kamate ngira. Si kamate. Cyangwa ni kizirakome. Haje wanyu si kamate. Kizirakome. Bawo ni kizirakome. Niho hantu hanyuma mu giturage. Ariko Imana yamugiriye neza ubu ngubu ari kuri New Life Bible Church. Ariko ni igitangaza nuko ko numva imbaraga za ndenze. Usura magaje urupfu rubabasha umwami wacu. Urupfu rubabaje n'igikombe gisharira, umusaraba w'isoni ibyo nibyo byankijije. Yesu utigeze amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije. Urupfu rubabaje n'igikombe gisharira, umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije. Ishusho y'icyaha, Jemunyabyaha
naje kumurikirwa naje kumurikirwa menya Yesu ukizibya Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona hari n'izina ryadukiza ibyaha ntaryo twabona hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona Yesu we nshuti Yesu we yanjye nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe umwana wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano hari n'izina hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona hari n'izina hari n'izina ryadukiza ibyaha hari n'izina munsi y'ijuru ntaryo twabona Yesu we Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti Yesu we yanjye nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti Yesu we yanjye nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije Yesu we Yesu we Yesu we shimwa ko wanyijije Hallelujah Hallelujah Hey! Ay 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 Nshuti wowe wampinduye umwana Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye umwana w'isezerano Hey! Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe umwana wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti Yesu we yanjye nshuti yanjye ushimwe wowe wampinduye wowe umwana wampinduye umwana w'isezerano Amedewa kabisa apewe sifa Yemwe munyemerere umuntu ahobera abantu batatu mu rwego rwo gucelebrating ikintu Yesu yakoze ariko njyewe niba Bishop Olivier arimo hano niba ari hariya hejuru simbizi niba nshaka guhobera njyewe arahari aguma aho hari ndamuhobera kabisa Hey! Mani kugire neza hariho abantu badukoreye sound neza Hey!
na Apotre Krizo. Imana igumugisha papa hamwe na timu yose. Harimo abantu bamwe harimo kumenya. Kibazo hano hariho amafoto yacu. Turi live ngira ngo. Ntabwo nari namenye ko turi live. Mbonye ifoto ya Tracy nziza cyane. Turangiza baze kugira tugira umwanya wo kwifotoza. Mwahobeye abantu batatu. Je nahobeye umwe. Nahobeye Olivier wenyine na Krizo ngira ngo babiri. Mana igumuze. Hobera abantu tugaragaza urukundo rw'Imana. Hobera abantu. Acha. Ako kajyana ni sawa cyane. Hi once again brother. Hello. Atakushindia Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie. Mu Cyongereza gike cyanje nzi bene iki cyo gusaba nyine akantu runaka. Hari verse yo muri Bibiliya ivuga ngo where the spirit of the Lord is, there is what? Freedom! There is freedom. Habaho kubohoka. Umuntu akabohoka agatamba ameze angana nka Tracy. Agatamba bigakora. Nanje. Twari tugeze ku ndirimbo ivuga ngo erega mana cyangwa niyo twari tugezeho. Erega mana ibyo ntekerezaho byose ni iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye zose ni izawe, Imana irazizi kandi niyo yonyine ishobora guhaza kwifuza kwawe. Nifuza ko dutamba neza, tubikora like never before. Izina ryawe Yesu we biryo munara muremure abakiranutsi bahungiramo intambara zose. Izina ryawe Yesu we biryo munara muremure Izina ryawe Yesu we biryo munara muremure abakiranutsi bahungiramo intambara zose. Imana ari yanjye ninduzumiza umushitsi, isezerano ryayo ntirishobora guhinduka habe na gato. Imana ari yanjye ninduzumiza umushitsi, isezerano ryayo ntirishobora guhinduka habe na gato. Imana ari yanjye ninduzumiza umushitsi, isezerano ryayo ntirishobora. Ibyo
shishi inzira zanjye zose inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye haza kwifuza kwanjye erega mana erega mana ibyo ntekerezaho iby'igiciro cyinshi iby'igiciro cyinshi inzira we inzira zanjye ni wowe uzimenya uganagenda haza kwifuza kwanjye erega mana erega mana ibyo ntekerezaho iby'igiciro cyinshi iby'igiciro cyinshi inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye haza kwifuza kwanjye inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye haza kwifuza kwanjye inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye haza kwifuza kwanjye inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye inzira zanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye haza kwifuza kwanjye music aha 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 one more. Make some noise. One more. Yo. Ya. Mutete imbere y'Imana. Ya. Thank you, Jesus. Ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho, iryavuye mu kanwa kawe niryo nishingikirije, iryavuye mu kanwa kawe niryo nishingikirije, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagaze twese, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho twese, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho namwe, ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho 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 ijambo ryawe wivugiye niryo mpagazeho. gukomera no kwawe, izi nizo mbaraga twari dufite, izi nizo twazanye imbere yawe Mana. Ibi nibyo twari dushoboye, utate imitima yacu urasanga nta bindi dusigaje, imitima yacu yaramaramaje kukuramya no kuguhimbaza. Uha umugisha Prayer House, umuyobozi wabo ndetse n'inzego zose bakorana,
ubuzurize wa mana we, ubuzurize wa mana we, imigisha isendere yuzure, ubaregere inyegamo zabo, urege inyegamo zabo, ubagurira imbago, ubagurira imbago, bagere kure harenze n'aha ngaha. Siriprize yesagufitiye, siriprize yesagufitiye, siriprize yesagufitiye. Hallelujah. Siriprize yesagufitiye, siriprize yesagufitiye, siriprize yesagufitiye. Amashemesh! Hallelujah! Hallelujah! Baguhora kusenga cyane kandi bikiza, baguhora kukunda ijambo kandi rirera, uramenye nuve ku mwami wawe. Baguhora kutanywa byeri kandi zisebya, baguhora kutanywa itabi kandi riroga, uramenye nuve ku mwami wawe. Yesu ni sawa, iby'isi ni ubusa, Uramenye nuve ku mwami wawe. Yesu ni sawa, iby'isi ni ubusa. uramenye nuve ku mwami wawe. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Narazibagiwe n'izanjye, narazibagiwe ariko uyu munsi nibwo menye impamvu Ben yabaye pasiteri. Amen. Amen, amen. Kuva twagera aha ngaha kugeza dutashye, hari ikindi kintu twaririmbye uretse agakiza, uretse amaraso ya Yesu, uretse urupfu yapfuye ku musaraba, uretse gukizwa, uretse guha. Amen. Uyu ni umukozi w'Imana. Nimumukomere mu mashyi kandi menshi cyane. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Ben